iyo musesenguye izi ngorane mwagiye mugira cyane cyane bikarinda naho bijya mu rubanza kugira ngo muzane umugogo w'umwami azatabarizwe mu Rwanda, mubona zaba zishingiye ku kese urwo ruhande rwabirwanyaga ingingo z'ingenzi rwashingiragaho n'izihe kugira ngo adatabarizwa mu Rwanda? Nibyo rwose ndahindura bazabumuka agumiyo bakomeze nacyo amafaranga amwitira abazungu se babonye yaje bambaye undi. Urakoze cyane, nitwa Kwizera Richard wa Kigali Today. Ndagira ngo mbaze nk'urwo ruhande rw'abantu barindwi barwanyaga ko umugogo w'umwami waza mu Rwanda bifuje kuza kwifatanya namwe mu gutabaza ku mugogo w'umwami, mwabyemera? Ese hari abandi ijana gusa abavandimwe bacuze? Hari abagaragaje ko bashaka kuza ariko bihari twabababarira rwose. Hari abagaragaje ko bashaka kuza? Twaranabikoze turiyo tumaze kubatsinda tukabagendera tukaganira rwose twarabikoze. Muzabakira ijana ku ijana. Iki yakibigira ite yakiriga abavandimwe abahuze mu Rwanda se baza twabakira amaso abavandimwe ba n'ujubiwe amakimbirane azavuka hagati ndi bose nzarangiza uruhande rwanjye. Niba rero bazanye amakimbirane bazafata nyuma bazivamo, ariko mu bigaragara bembwiye ati asizeho namwakira ijana ku ijana. Mwakoze Pastor Mpyisi. Mwakoze, nitwa Rodrigue Rwirahira, nkorera ikinyamakuru The New Times. Pastor Mpyisi, mwatubwiye uburyo ki mwagendanye muri urwo rugendo rwose, ndetse n'ikigaragara no kutubwira ko wamubaye hafi n'umuntu umukunda no muri ubwo buhunzi, ariko igihe cyarageze amahoro arataha. Ko wari waramujyanye ari muzima, amahoro yari yaratashye, igituma utamugaruye ari muzima ni iki? Ndi perezida w'u Rwanda undi bagito wari ujya kubaza utegeka u Rwanda ngabo rero abanyamakuru bajya bansanga n'iwanjye bagashaka kunkubaganisha wese mbwira ibyanjye nkamusubiza ibyanjye, ntubaze iby'umuturanyi wawe. Yewe n'abana banjye bamaze gukura afite ibyabo bikorera, ntumbaze ibyabo sinabigusubiza, ndagusubiza icyanjye. Nguko kumenya Imana nababwiye icyari iyo wamenye Imana gukora turarira, ntujya mu bitari ibyawe, unyumva n'ibyawe. Nakubwiye icyatumye musigaye ugeraho musigiye. Imana iri ya mbere, kandi aho ndi nkamubwira Imana ndagukorera undagirire kimwe. Baza ngo kuki wamusize yuko agaruka. N'Imana yanjyanye iramushorera itanga icumbi nkomeza umurimo wayo muri munsi, ariko abari mu kaga kaba muri iyi si nk'abafasha, ariko batajya kwiba no kwica undi. cyangwa wakomeza base kuko ndibwira ko